umuntu yibaza impamvu ujya kubona ukabona nka West par exemple West Africa umuperezida araje anenga abafaransa akanengura abarusiya kandi bose n'ushita n'ubita abagome abafaransa n'imfura kurusha abarusiya urumva ntabwo mbyemera abafaransa ntabwo ari imfura kurusha abarusiya ndakwereka bose n'abatindi ariko hagati y'abagome babiri habamo na gica habamo umugome hakaba na gica reka nkubwire umurusiya hari uburyo uko biriwe ntabwo ari cyo kintu wenda kugira ngo tutaza gutinda aho hantu mu Burusiya twigarukira aha twari turi Uburusiya ibintu buri gukora unyirukana nka kwereka yuko kubenga umufaransa ujya ku Burusiya no kuvuga ngo bari muri West Africa impamvu bahita begamira ku Burusiya ni protection no kubera ko babonye n'intambara barwanye muri Syria bakagwana kuri Bashar al-Assad ntibamwice Umurusiya umuntu wese yarwanyeho kare bibe no mu bihe byo gushaka ubwigenge ni wo kuvuga ngo Niger ino Niger utanagira ngo aba bakoze kudeta bayambuye umufaransa Niger umufaransa yarariyo ariko ari nkaho iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Reka tugushimire uwo dukurikiye aha ni kuri Primo Media Rwanda ikiganiro tugiyemo rero ndabizi neza yuko mugikunda kandi mugikurikira muri benshi wewe wakoze subscribe like share na commentaire uri hafi yacu reka yo nakire iburyo bwanjye umuntu umugabo turi kumwe umugabo utoroshye ese Yves wize bibare reka nkuvuga hakiri kare aya Yves rero nakumenye kera nkumenya ukunda kuba mu bintu nakwita kari nk'ibyegeranyo biganisha ku kiseko nko ku busizi n'iki byose utugiye kujya muri politike aho turi bwibande cyane cyane ku ntureka n'inkuruherekane rwo gukuraho ubutegetsi muri Afrika y'Iburengerazuba by'ukuri ugiye kureba ubona yuko ni nk'ibintu utakwita bishyashya ariko byahozeho bigenda bigaruka twihuse kugira ngo badukujya tabatindira uratekereza iki kuri kudeta yavuzwe mu gihugu cya Niger ikazi ikurikiye yari maze igihe kitari kirekire ivuzwe muri Burkina Faso iya Burkina Faso kaza ndetse yaje kurikirana n'indi ikazi ikurikiye yabaye muri Mali ikazi ikurikiye yabaye muri Guinea Conakry kwa Dumbuya uratekereza iki kuba kudatazemo kwisukiranya muri Afrika y'Iburengerazuba twihutishije kugira ngo tujye ku ntego y'ikiganiro cy'uyu munsi wabivuze neza cyane dutangira ngo ni uruhererekane tworohereje abadukurikiye urebye neza mu myaka 2-3 ni kudeta zirindwi mu burengerazuba bwa Afrika ugana muri Afrika yo hagati ukibaza ngo kudeta ni ikintu gishya hano igisubizo ni oya kuza kubwigenge muri Afrika ikiswe ubwigenge cyazanywe n'abashonji benshi cyazanye n'abantu benshi basonzeye ubutegetsi bituma abiswe ko bazanye ubwigenge cyangwa se babuharaniye kwicara ku ntebe y'ubutegetsi ngo batuze ari ibintu bigoye bitangirana no kuzamo guhirika ubutegetsi ibihugu byari byinshi cyane ubwo ndi kugira ngo tugere aha ngaha n'ubundi turi guhera muri icyo gihe cyo guhirika ubutegetsi buriya iyo bahiritse ubutegetsi marisha umuntu uhiritse ubutegetsi ako kanya yisanga akeneye ingufu nyinshi zingana nizo yakoresheje mu kubuhirika kugira ngo nawo burinde no kuvuga ngo ukimara guhirika ubutegetsi ukavuga ngo birarangiye ndabuhiritse uhita ushyira mu mutwe yuko hari undi witeguye nawe kuguhirika kandi guhera kuri wa wundi wahiritse nimba utamwishe nimba wanamwishe kubambari be n'abandi bashobora kuba bafite uko batakumva nabo bagomba kuguhirika bigatangira gutyo bigahinduka uruhererekane birakuze biraje kudeta iyo urebye nyinshi twise twihuta cyane muri West Africa wabonaga ko ubutegetsi bwaho kudeta kenshi zakundaga kuba harimo ikiganza cy'abafaransa ubwo tutitaye cyane ku makudeta yabaye muri Afrika cyane mu bihe by'intambara y'ubutita inyinshi muri West Africa zabaga ari kudeta zirimo ikiganza cy'ubufaransa kubera ko ni igihugu cyari cyafite influence kuva mu bihe by'ubukoloni na nyuma y'ubukoloni cyangwa kurekura binyuze mu ifaranga ryacyo biti ry'abanyafrika ariko nge niti ry'abafaransa ry'amasefa binyuze mu birindiro bya gisirikare bahafite
binyuze muri influence bafite nakita mu buyobozi bw'isi, mu miryango mpuzamahanga ndetse na Loni irimo, kudeta nyinshi zabaga zirimo ikiganza cy'Ubufaransa. Bikagenda gute ngo kubera icyo Umufaransa yaza gushaka guhirika ubutegetsi bw'ahantu n'ubundi asanganywe influence? Ni impamvu yuko hari ababaga babyimbije umutwe bashaka gutekereza ibintu bitandukanye nuko Umufaransa bishaka. Ubutegetsi bwinshi bwarahirimye kubera izo mpamvu. Noneho Abafaransa bakavuga bati kugira ngo nese ibyo byimbye agahanga uvuze wenda tuvuge kuri abantu babaga bari ku butegetsi, bwabaga ari uburyo bwo gushaka kwipakurura Ubufaransa, cyangwa ari uburyo bw'uko Ubufaransa nabwo butari bwonyine kuri tere, bwari bufite abakompetitazi n'abakeba buvuga bwikanga buti wenda uyu muntu nubwo amaze iminsi ategeka ariko n'indi sitari Ubufaransa yamuhurumbira urakoze cyane kunjyana aho hantu. Hari abantu benshi ndagenda nkubaza rwose, nta kibazo. Hari abantu benshi bashoboraga guhindura mindset y'abantu bari ku butegetsi bariho mu nyungu z'Ubufaransa. Ubufaransa bwaba bwabonye yuko uri guhinduka bukaba bwaguhuta, nuko bwatsindishije amatora ku manywa y'ihanguriro Hambagbo, bashyiraho igipupe cyabo Alassane Dramane Ouattara, ariko nawe uyu munsi usa nk'ari guhindura indorerwamo areberamo. Hagiye haba abantu benshi, bikagenda gutya, ubwo bwari uburyo bumwe. Ariko nanone hari abandi bantu baga bashaka guhindura bakava mu biganza by'Ubufaransa. Nuko byagenze kuri ba Thomas Isidore Sankara muri 1987, atangira kwereka isi yose ko atagikeneye ko Ubufaransa bumubera pare. Ibyo bintu byagiye biba. Ahubwo mugani wawe ni ikiganiro turi kugenda twungurana tuganira. Uyu munsi kudeta wenda tutaragira kuri uyu munsi, ngiye ku giti cyanjye ntekereza ko none kudeta ziri kuba uyu munsi ziri gukorerwa Abafaransa n'Abanyamerika, ko atari bo bari kuzikora, ahubwo zirimo ikindi kiganza kitaribo. Ahubwo wowe ko nibwira ko ukurikirana cyane politike mpuzamahanga n'ibintu by'igisirikare, ubona ahubwo icyatumye izi kudeta zidakomeza ku muvuduko zariho, tugatungamo ako karuhuko kugeza zigarutse ejo bundi ari iki? Navuga byinshi, ariko by'ukuri icyo navuga cy'ingenzi utunze toci cyane ushobora kubonamo nuko bari abantu uvuga uti bakoreshwaga n'Ubufaransa cyangwa bakoreshwaga n'ibihugu bikomakomeye kugira ngo bategeke biriya bihugu, initeka zabo za mbere zaje kurangira. Ni ukuvuga ngo dufate nko mu Rwanda ba Juvenal Habyarimana, bari mu promosiyo ya mbere y'abaofisiye mu ngabo zitwaga z'u Rwanda za kera. Ubwo na hariya kandi niko byari bimeze, kuko wave yo kwigenga yari uruhererekane. Ugiye no kureba ibihugu byo muri West Africa nabyo byigenze muri icyo gihe cy'u Rwanda na Great Rex bigengeye, ukabona ko rero haciyemo icyo nakwita ngo nk'agahenge kabayeho, ko nka transition yatewe n'iki? Yatewe nuko generation abakoloni biremeye mu ba officier cyane cyane no mu ncabwenge yaje kubaho, irasaza kuko abantu bari bakuru muri za 60 baje gusaza muri za 80 kuzamura. Urumva? Noneho babandi nabo bageze ku butegetsi muri West Africa no muri Africa tutuma kuvuga uyu munsi, basa n'abashyizeho ibyiciro byabo. Wareba basohotse muri za SM bavuga ati twambitse ku ntugu nabo Habyarimana benye, mu gihe bo nabo bambitswe n'Ababiligi. Ziza kubaho mu kintu cyo transition itari icungerewe neza, kuko inuvuga itari icungerewe neza n'abakoloni, nuko nabo bajya bagira ibibazo. Hari igihe sinzira bya bihugu bikize, byasinzira muri Iraq, byasinzira muri crise économique financière yigeze kuba ku isi, byasinzira mu kwiteza imbere, byasinzira mu kuvuga mu tereka turebe abarimu bacu twashyizeho uko amasomo bayafashe abo bari ku butegetsi. Impamvu ishobora gutera transition mu kuba nta ruhererekane rufatika tubona ni nyinshi, ariko icyo navuga cyo nuko izo initeka z'abo bantu bo babyawe baremwe n'abakoloni zabayeho, ziriyumva zitreninga bazo. Urumva? Izindi initeka zaje zisa nk'izibuze hagati ya wa mukoni n'uwazishyizeho. Urumva? Ni ukuvuga ngo bari batangiye kuba ofisiye batojwe mu makore superieur militaire yo mu bihugu byabo bwite, batavuye wenda mu bize mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi cyangwa muri Amerika n'ahandi wavuga henshi. Bituma rero niyo transition yabayeho, noneho biza kuba ngombwa yuko njye ko nayibona bino bihugu bikomakomeye nidushyiramo kundi kuboko ku bihugu byo hanze bivuga bitari ko turabona ba bandi bacu barashaje, ba bandi nabo barimo kubirwaniramo. Reka twongere
ibintu tubyishyire ku murongo. Niyo mpamvu Ariko uvuze ubona- icyo kintu ntaguciye mu ijambo. nta kibazo turaganira. Niyo mpamvu ubona badumbuya mu byanga mu byemere ni generasiyo yindi, kuko ni umusirikare muri force spéciale y'Abafaransa. Nicyo kintu nari ngiye kukubaza. Bagoyita n'abandi bose ushaka kubita ko ari pro Russian, urumva ni ikindi cyiciro kindi abantu bo mu burengerazuba bw'isi mu bihugu bikomeye babonye batrayininze. Gusa ntarasoza kugira ngo nguhe ijambo nawe, biragaragara ko Apana kuri mana nari ngiye biragaragara ko kukubaza. hari abatrayininga bakabahemukira, ugatrainingwa na Russia ariko warabengutse Amerika, ugatrainingwa na Amerika Ukaba nka Gaddafi watrayininzwe n'Abongereza ariko mu mutima we aribo bantu ba mbere yanga. cyane. Nanjye kukubaza, ubona nka Dumbuya watojwe n'Abafaransa ku rwego bivugwa yuko bijyanye n'uburyo yareksera mu bijyanye n'ibya gisirikare, Abafaransa bifuzaga ko yagira nationalite yabo akabajya no mu gisirikare cy'Abafaransa. Akazi uyu munsi akaba ari nk'ari kuvuga ati bye bye France, ngiye ndashaka kuba pro Russe. Ni nk'iki gishobora gutera Dumbuya gutekereza gutya, akavuga ati nibyo formation militaire mfite ni iz'Abafaransa, igihugu ndimo ni icy'Abafaransa. Ubwo ndacyita icy'Abafaransa ku bantu bakurikira ibijyanye na influence y'Abafaransa muri Afurika, bazi ko hari igihe cyageze Abafaransa bakajya bibara nk'abafite ibihugu 14 muri Afurika. Urumva byinshi byari byo mu burengerazuba bwa Afurika, ubwo wenda hakaba hakiyongeraho na Congo Brazzaville yaha hirya. Niki cyatuma Dumbuya bigenza gutya? Wenda Simigo yitawe twabyumva, ariko Dumbuya produit y'Abafaransa. Ikintu umuntu ashobora kuvuga ahangaha ni nk'ibintu bibiri navuga. Reka mbere yo kuvuga icyo nangiye kuba mu mateka yacu y'u Rwanda. Yego. Ntekereza yuko 100% mu bantu barwanya intambara ya liberation mu Rwanda, mu bakomandazi babo, ubwo tugiye mu bari abofisiye superieur, ugashyiramo abafande Rwigema, ugashyiramo abafande Kagame, ugashyiramo abanyenyezi, ugashyiramo abandi bose abayingana basamuka kabangaba bari bakomeye mu gisirikare cya Uganda. Yego. Urumva? Ariko nta n'igisubizo kikomeye ndi buhe ikindi mu buzima naturel, bitari ibintu biri foruje, bitari uburyo bwa kamere nta cyiza kiruta igihugu cy'umuntu. Niyo mpamvu abantu bajya bibeshya ku bintu by'igihugu. Niyo mpamvu Vietnam birukanye Abanyamerika. Niyo mpamvu abatalibani nta mwaka urashira bacuze imyaka 20 yose, Amerika ikarambirwa batuje baba mu misozi ya Sahel manda n'ahandi hose, ariko bakavuga ati turishuwa yuko Amerika ntago izigera iba Afghanistan. Abantu bacu bazashira, bazasaza, bazagira gute, ariko abuzukuru bacu bazayobora Afghanistan, kuko barishuwa yuko byanze bikuze ntago Amerika wayihindura Afghanistan ko naturellement ntabwo bishoboka. Bivuze ngo rero mu buryo mwe cyangwa ubundi ntabapfira gushira. Ibi tuba tuvuga byose ngo France yatendezo nagize gute ibintu ngibyo ntabwo byatuma Dumbuya umugira umufaransa ku ngufu. Kandi ntago Abanyafrika ari naifu, bazi ubwenge. Urabatereninga ibyo bagira byose, ibyo wigira byose. N'Abashinwa bari bona bateye imbere bigize injiji kuri West, ariko bagenda bagiye kwineka mu nganda zabo, ubumenyi bakuye babushyira mu Bushinwa. Ni mpamvu Bushinwa ari super power muri Misiri turimo kubona uyu munsi. Kandi mu myaka 45 ishize Bushinwa bwari bukennye nkuko tumeze none. None barakize, ni igihugu cya kabiri gise mu bukungu ku isi. Bivuze ngo rero ikintu ushaka gusibanganya hano nka gisiba, ariko nkashifa nk'isibanganya tumaze dusibe yuko uburengerazuba bw'isi nabo bita abazungu gese ngo nakuru abantu binakukumbuka ku ruhu ntago barusha ubwenge Abanyafrika. Icyo cyo nanjye sinkeme. Umutware na buriya Amerika, abantu bakaza green card, na buriya abantu bajya mu Burayi bakagira gute, abantu ntabwo bakunze Uburayi kurusha ibihugu by'iwabo. Ujyo ngibyo kubitekereza no kwibeshya. Bahaba bashinyirije, urumva, bakaba banasuzugurwa mu buryo cyangwa ubundi. Ntabwo navuga yuko badumbuye nko kuvuga yatorwa n'igisiga cy'Ubufaransa yiyibagije kubona ngo ubundi France yadutsingamije kubera iki, kuko kwanza kubera mutereninze abari ababonye bose mu mugongo arabazi. Kwanza uvuze ko yari gisara mu gisirikare cyane, yarabarushaga ku makosa, akabarusha ingufu z'umubiri, akabarusha ingufu z'umubiri, akabarusha ibizigira no mu bwonko. Ibyo byose biravuga ngo ntabwo bivuze ko abo Uburayi bwose na Afurika byatwaye babaye abayoboke beza. Ntabapfira gushira abakomeza gutekereza ibihugu byabo, urumva, bakavuga bati ibyo mu nterenga byose, ariko ibyo mu nyigisha byose at the end of the time jewe nzajya kuzamura iwacu, kandi narababonye mu mutwe, ndabazi, ntacyo mwambeshya. Ibyo rero nibyo wavuga gusa, kuko wenda ushobora kutakimbaza, ushobora kumbaza nanjye nkanibaza. Umuntu yibaza impamvu ujya kubona ukabona nka West par exemple, West Africa, umuperezida araje anenga Abafaransa, akanengura Abarusiya, kandi bose n'ushita n'ubita abagome. Abafaransa ni imfura kurusha Abarusiya, urumva,
ukibaza icyo Ntabwo bizageza mbyemera. ni uko kuba utabyemera nibyo byiza. Abafaransa ntabwo ari imfura kurusha Abarusiya. Ndakwereka bose n'abatindi ariko hagati y'abagome babiri habamo na gica, habamo umugome hakaba na gica. Reka nkubwire. Umurusiya hari uburyo ko biriwe ameze nk'imbeba, hari uburyo akuruma ahuhaho kugira uburibwe ntibube bwinshi, ariko Umufaransa akwica no gushinyaguriye. Reka nguhe urugero. Niba Amerika yararwanye muri Afghanistan, hariya mu Batalibani habaje Abarusiya, nibo bashwanirije Afghanistan ku ntera ya mbere. Urumva Abarusiya nibyo tubona muri Ukraine barwana nabyo ntabwo wajya mu marangamutima ngo uvuge ngo bararwanya intambara yumvikana. Yumvikana cyane. Reba ukuntu Abarusiya baza bagafata mu by'ukuri ahise igeze uyu munsi kubera Ukraine bafite n'imbaraga bafite za gisirikare bakuva ko bazafata ubutaka bwa Ukraine. Ntabwo ari icyo kintu wenda kugira ngo tutaza gutinda aho hantu mu Burusiya twigarukira twari turi. Ndagira ngo nkwereke Uburusiya ibintu buri gukora. Winyirukana nka kwereka yuko kubenga Umufaransa ujya ku Murusiya ntabwo mvuga ngo hari ikiruta ikindi byose ni ibibi bibiri, byose ni bibiri biri kuri ariko bisumbana urabisumbana ko amarangamutima hari ibintu bibiri. Oya wenda reka mbere ko iki cy'Uburusiya wari uvuze ikintu Uburusiya bweguriye intwaro bukajya kurwana muri Ukraine, habuze gake ngo na Amerika yegura intwaro mu gihe nk'icyo mu 1962 mu bihe bya misile zo muri Cuba 62 ngira ngo yantu reka misile iyo misile zo muri Cuba. Icyo gihe byabaye ngombwa ko Nikita Khrushchev wayoboraga Abarusiya ahamagarwa n'Abanyamerika baramubwira ati ibintu uri kudukorera n'ibiki, biba ngombwa ko baganira za misile ziva hariya. Ni ukuvuga ngo wowe uri kuzana umwanzi mu marembo yanjye, kuko gushyira Ukraine muri OTAN ari icyo gihugu kiri puisa mu bihugu byavuye mu cyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, aricyo gifite ingufu mu buryo bw'igisirikare no mu buryo bwa mikoro aturuka ku butaka. Mu buhinzi bameze neza muri Ukraine, cyane cyane mu bikomoka ku ngano, ukajya ku kimpawaringa none ukakigira umuarayi wawe muri NATO. Ariko nushaka kuvuga kandi Amerika naniwe kubyihanganira muri Cuba. Reka turahava ndabyemera, ariko tutarahava iyo ufashe Donbass iyo nabyemera wongeraho Zaporizhia ukajyaho Kherson kubera iki, ukajyaho Crimea kubera iki, ko wari ufashe ahantu wavugaga ko ariho ugiye kurwanira kuki wongeye ahandi. Ndagira ngo nkwereke yuko Abarusiya si abatagatifu. Urumva kuba kudeta zizaba muri West Africa, Central Africa n'ahandi hose banakuvuga ngo birukanye Abafaransa basenya ibigo by'Abafaransa muri Central Africa, Wagner ikaza kubaka. Reka nkubwire ikintu kimwe cyo kwirukira ukajya kuri Mirabunguri. Hariya ndakubwira impamvu yo kwirukira kwa bariya bantu. Buriya uzarebe niyo mpamvu uzareba kenshi umugore yakubise umugabo aramwica, cyangwa umugore uzacunga kenshi uri umugabo ajya kubita umugore bikarangira amaboko. Ariko uzi igituma kenshi umugore yakudisha kwica ni za ntege nke abafite, avuga ati uyu muntu nintamubabaza ahagarukira birangwa nawe ewani yagiye kugusekura agusekura nikabona ikimwugo. Rero impamvu bimeze kuriya hari ukuntu ibi bihugu bitekereza bikavuga ngo aba bantu turi kwiyomoraho nituguma gutya ari twe twenyine tuvuga ngo niyomoye kuri wowe ngumya baraduhitana, reka dushake protection hariya. Ntabwo ari ukujya ku Barusiya nko kubafata nk'abatagatifu nawe ntibayobewe Uburusiya. Aba bantu ntabwo ari injiji, nibyo twahoze tuvuga. Ni ukuvuga ngo omwe aba Barusiya ni imbeba bazaturya bahuhaho. Ntabwo ari nakubwiye ngo reba Ubufaransa igihe bwakoronereje ibi bihugu na n'uyu munsi ntiburashaka kurekura ngo byigenge ku isefa. Nujya kureba ha muri Nigeria habaye kudeta, niho hantu hambere Ubufaransa bw'exporting ibintu byabwo bifite agaciro ka miliyoni 150 na zingahe z'amayero mu mwaka. Na Nigeria nayo ifite isoko rihagije mu Bufaransa za miliyoni 50 na zingahe z'amayero. Abo bantu bose ugasanga buri kuba kontrola muri politike, bo bafite ibirindiro, bwanatumiye sheri wabwo w'umunyamerika ahashyira ibirindiro by'amadrone. Urumva ugasanga uwo muntu nushaka kahumeka ahantu hose yagahumekeye uri kuhashyira. Hari ibintu twashyiraga mu masuka kera tugihinga babyita gute, ibihato. Ahantu hose akanyuza umwuka washyizemo ibihato. Uwo muntu igihe cyose atekereje kukwivanaho yarasogongeye ku bugome bwawe n'uburibwe bwawe, aravuga ati aha uyu muntu kumuvaho byo yabibonye ko nshaka kumuvaho. Kandi twabonye ingero z'abandi bakeneye kumuvaho akabahitana. Reka nshake protection. Nge mbibona nk'intambara y'ubutiti ivuguruye ifite amarangi mashya. Sibyo? Mu ntambara y'ubutita wabaguzi ko niba utari ku ruhande rwa West ubwo uri ku rwa East, kandi ubwo East nitakurinda neza West irakuniga.
ni ukuvuga ngo bareba muri West Africa impamvu bahita begamira ku Burusiya ni protection, ni ukubera ko babonye n'intambara barwanye muri Syria bakarwana kuri Bashar al-Assad ntibamwice. Umurusiya umuntu wese yarwanyeho kare bibe no mu bihe byo gushaka ubwigenge baratinze kwa Gaddafi, bibe no mu gihe cyo gushaka ubwigenge umurusiya umuntu wese bwaryamyeho byarakunze. Noneho ibi bintu bibaye ni timing nziza ibaye abakuru b'ibihugu ba Afrika, nubwo nabonye hagiye bake bitandukanye nuko byari bimeze uko byagenze muri 2019 ngira ngo hari abakuru b'ibihugu n'aba guverinoma 43 uyu munsi ni bake. Ni timing nziza noneho abakuru b'ibihugu bagiye kuganira na pare mushya w'Uburusiya. Ni wo kuvuga ngo Niger, buri ino Niger utanagira ngo aba bakoze kudeta bayambuye umufaransa. Niger umufaransa yarariyo ariko ari nkaho yayiragije umunyamerika. Amerika urabizi ifite ibirindiro byinshi birimo n'ibyo ifite hano muri Afrika za Djibouti na hehe, ariko yashyira ibirindiro bikomeye cyane by'indege zitagira abapilote babeshya ngo nibyo guhigisha imitwe y'abajihadiste yiyegamije amatwara akarishya ya Islam irimo abo muri Al-Qaeda na ba Islamic State. Noneho wareba kariya gace kose na Niger iri mu gace ka Sahel, Amerika ntabwo aba ari uguhiga iyo mitwe gusa kuko harimo n'iyayo. Haba harimo ahubwo izo drone, harimo iz'ubutasi nizo kubara aho bajya kwiyibira ibyo munsi y'ubutaka, nizo gukomeza ikiganza cy'abaho ngaho. Noneho hari ahantu hari kuri Amerika cyane kubera iki Umufaransa ari kugenda atakaza, yamaze gutakaza Mali. Ejo bundi Mali yagize gutya none irabavuga ati n'urwo runtazi rwanyu rw'Urufaransa turuvanye mu ndimi ziri official hano, iyo mikino muyivemo. N'ubutegetsi bamaze kubwomora. Muri Burkina Faso batakaje, sibyo? Muri Senegal uri kubona ko nyuma ya Abdoulaye Wade watekereje kwiyambura abafaransa ubutegetsi bwe buri gusoza bikanga, hakazaho uyu Macky Sall, uri kubona ko Macky Sall ari kusohoka none hejo bundi imyigaragambyo yamweretse yuko ataza kugumana ubutegetsi. Bakagira ibyago hakaza Sonko, naho haraba hatakaye. Kandi Senegal na Algeria, wenda Algeria ubwo tuba twamaze kugera Maghreb cyane, ni ibihugu bifitanye amateka mabi n'Ubufaransa. Abo bantu kakajinya k'ubukoloni bw'Ubufaransa, kakajinya k'isefa ryakomeje kuzonga abantu bakaba barabiyambuye. Nkavuga ngo rero babatse Amerika cyane kubera iki? Amerika yari ifite hari ahantu inyungu cyane kubera expansion ya Wagner y'Umurusiya. Buri Amerika muri Afrika ntibangamiwe na influence y'Uburusiya cyane kuko Uburusiya ntabwo bushora amafaranga menshi muri Afrika nk'uko Amerika byayibangamira ku Bushinwa. Uburusiya bushora muri Afrika ikintu cyitwa intwaro, hafi intwaro 23% z'Uburusiya z'intwaro ziri muri Afrika n'iz'Abarusiya. Buri bamaze gusiga Ubushinwa ku isoko ry'intwaro muri Afrika cyane. Uburusiya bufite influence cyane ku kintu cyitwa ubuhinzi. Abanyafrika hafi ya twese turacyari abahinzi, be exporting ifumbire nyinshi. Noneho n'uyu mugati abantu ntabwo babizi ariko buri isi itunzwe n'umugati. Ingano nyinshi ziva mu Burusiya na Ukraine na Argentine. None izo muri Ukraine Uburusiya buzifiteho ijambo uyu munsi, nibwo bufite urufunguzo. Izo mu Burusiya zirahari, ubwo ugasanga ikigega kiragize. Noneho bimwe navugaga ngo bari kubambura Abanyamerika ahantu hasanzwe Wagner iri muri Central Africa, iri kuhegera aho hantu. Ukavuga ngo Amerika ntiyifuzaga ko isigara nta gihugu ifitemo influence, kandi ikigaragara ko bano basirikare bakoze kudeta nubwo bambaye nk'abaturage ukurikije amashusho ubona wagira ngo ni inyeshyamba, ariko ntabwo ari abantu badafite ingufu. Ahantu Umufaransa afite ibirindiro, Umunyamerika afite ibirindiro, umuntu ashyigikiye ukaza ukamuhirika. Ntabwo ari ibintu byabaye par accident, n'abantu babashije ku influence garde présidentielle, abari banza kwifungira perezida. Aho hantu nkavuga ngo igihombo cya mbere ni icy'Amerika kuko hari harinze umutekano wayo. Nibwira ko ibyo birindiro byayo mu gihe aba bantu bahiritse ubutegetsi batabwamburwa biri mu bintu biza gutakaza ingufu. Umurusiya nakaza kwagira control, ibyo bintu bikaza guhombya Amerika kuri influence hari ahantu biza kuba expansion y'Uburusiya noneho mu ngeri zitari igisirikare. None se Yves, kuki udatekereza yuko nubwo France uvuga ngo nka Niger turimo kuvuga uyu munsi France yiragije Amerika munabo ko bujya ari abakeba
ku cyahubwo Amerika ihita bishaka gufata full control bari abantu bakaba bari mu ruhande rwa Amerika. ubukeba bwa France na Amerika ntabwo buraba ubukeba bunini cyane, ni n'ubukeba buje vuba buriya. Buri iriya bifu yahereye kwa ziriya ntwaro zo muri Australia. Ubundi ahandi ibintu byari amahoro. Nibwo bwa mbere president w'Ubufaransa yabonye ko umunyamerika atari umwizerwa. Yego nyine ariko Amerika nyine yabakuye ku isoko rya ziriya ntwaro zo muri Australia. Kuki itakongera ikabakura no ku masoko ya Iranium ya Nigeria, urumva? Buriya nta nubwo ari Iranium gusa. Ubu muri Afrika uyu munsi hagezweho ibuye ryitwa lithium. Rikorwamo amabateri atwara. Amabateri kuko bakeneye amamodoka atwarwa n'amashanyarazi. Kandi kariya karere arimo. Kuvuga ngo Amerika ikeneye kubirandura Ubufaransa ntabwo mbitekereza kuko Ubufaransa buracyafite ijambo hariya mwa kariya gace. Kandi Amerika n'Abafaransa nubwo baba bafite ibintu batumvikana, buriya Marisha hari ibintu ni nkuko muri kiganiro ibintu tutari kumvikana nge nawe. Ariko nyuma y'iki kiganiro uri inshuti yanjye hari ibintu byinshi tuba twumvikana. Ibyo birumvikana. Abafaransa n'Abanyamerika ibintu bumvikanaho ni byinshi kurenza ibyo batakumvikanaho. Hari umunyamerika ntabwo ari kubirindira Umufaransa, aho ntibishoboka. Ahubwo hariya ariko Yves umenye yuko muri Libya nkunze kubigarukaho uruhande rwa Marshal Haftar ufite ubutegetsi bita Benghazi buhanganye n'ubwa Tripoli. Kuri urwo ruhande niho harwanira Amerika n'Abarusiya. Yego. Nkongera nkakwibutsa ko hari igihe ibyihe byashatse gutera umujyi wa St. Petersburg ahangagiye kuzaba inama ya Rusiya na Afurika. Ariko ibyo yatangiye uyu munsi nawe. Yatangiye habura iminsi Amerika CIA niyo yababuriye ko hari ibitero bigiye kuhabera. Yego. Rero kwibwira ngo yuko ngo Amerika idashobora kwerimina Abafaransa muri Nigeria, abantu mukaba mwamaze gufunga inguni mwese mwemeza yuko ziriya kudeta ukuboko kuziri inyuma n'izo Abarusiya n'Abanyamerika bamo kugira ngo bayikontrole mu buryo buri furu, kuko muri diplomasi nta gihugu gihereza ikindi. Rero ngumva yuko niba tutaramenya andi mabanga arenza aho ngaho kugendera ku marangamutima tukemeza yuko Abanyamerika batahirika Abafaransa, ibyo byo no kwibeshya. Ntabwo twagendeye ku marangamutima, twabanje gushingira ikintu cyerekana ko Abafaransa hari abantu umwuka uhumura nabi muri Nigeria. Sibyo? None abahindagizo kandi uwo mwuka uhumura nabi n'Abanyamerika barimo, kuko mu Banyanigeria bigaragambiriza presence y'ingabo z'Abafaransa bavugaga ko abari next ari Abanyamerika. Sibyo? Bikaba bigoye rero ko umunyamerika yaza gukora ibyo bintu yizeye support. Okay, nabonye ko Amerika Anthony Blinken yabyamaganye rwose, yari no mu ruzinduko hanze ya Amerika, ariko yafashe ikiganiro arimo n'abanyamakuru abanza afata umwanya bivugaho. Mbona ko na cya gikoresho cyabo cya Loni nacyo cyahise kiza kivuza induru n'abandi. Abantu batumva mvuga gutyo ngo bagire ngo nshyigikiye ibintu bya kudeta, ariko ziriya mu Amerika ifite ntizabiheye. None se wizeye gute kanga rero ndabashaka ko dushimangira muri ziriya kudeta? Wizeye gute yuko Amerika ifite ubutasi wa nk'ubu wavuze haruguru n'ibikoresho byo biri hariya, France hashinze imizi ari nayifu ku buryo Amerika ku buryo Russia ibaca mu mizi igahirika ubutegetsi kuriya bo badafite mu kuba. Ntabwo Abarusiya ariko nabo ari agafuka imvugwa rimwe mu. Ariko uravuze Abafaransa bakoneje hariya, Amerika hafite ibirindiro. Yego. Amerika ni impumyi. Kitari impumyi yahoraga iteguza ko Uburusiya bugiye gutera Ukraine, ntabwo bayiteye se Abanyamerika. Ntabwo Abarusiya bateye Ukraine kandi Amerika amakuru yayo y'ubutasi yari yarabibonye. Kuba amakuru yayo y'ubutasi yakwereka ibintu ntabwo bisobanuye ko ufite ubushobozi bwo kubihagarika. Ibyo byo nanakwerekaga ubwo yuko mu gihe mu gihe Burayi bwigeze kuvuga ngo Uburusiya bwasubije ingabo inyuma, Amerika yavuze iti barababeshyi. Ntabwo zashuje n'itariki yo gutera ntizahinduka. Yego. Bigaragaza ko ari ubutasi bwa Amerika. Kuba ufite amakuru y'ubutasi ntibiguha ubushobozi bwo guhagarika ibyo watase ko bizaba. Ushobora kuba strong mu butasi ukavuga ngo amakuru darbinikari zanjye ziranyereka ko situation imeze gutya iza kurangira habaye ihirima ry'ubutegetsi. Ariko ugasanga ntuza no kugira ubushobozi bwo kuburizamo iryo hirima, cyangwa no gutangaza ayo makuru en avance bishobora kwangiza byinshi. Rimwe na rimwe ukaba watuza ibintu bikaba, cyangwa mu gihe ugitegura uburyo bya bintu ushobora kubiburizamo ukaza gusanga ingufu ufite zo kubiburizamo na gatonyanga mu nyanja y'ingufu zije guhirika bwa butegetsi. Hariya ni ahantu nakubwiye Uburusiya bumaze iminsi bwe extending ingufu. Ni ahantu bakopeye amakuru y'ibyakozwe muri Mali, ni abantu bakopeye amakuru y'ibyakozwe muri Guinea, ni abantu bakopeye amakuru y'ibyakozwe muri Burkina Faso.
ni abantu bamaze iminsi bareba imyitwarire y'abantu benshi kongeraho naho muri Chad, muri za Chad. ni kimwe no kora uko uvuga gutyo yashaka kubihuza na contre offensive abafaransa bashaka gukora n'abanyamerika bakavuga bati nitutareba neza ibihugu Uburusiya buzabitumaraho reka twongeye dushinga ibintu tugize mu kudeta kubera ko niba muri Mali barakoze kudeta bavuga bati turi inshuti z'Abarusiya bakabona ibindi bihugu birimo kugenda bibacika kuki se utatekereza yuko hari indi wave y'amakudeta agiye kuba ishingiye ku bafaransa bati dushaka abatwumvira abatatumvira bo kuducika ibi byose ko nta factor dufite wese tukigaramira nk'abanyamakuru tukabona ko ibyo byose bishoboka kiriya kudeta yateguwe na France ishaka kuvuga uti n'ahangaha Abarusiya batadutwara none wenda barimo banyura muri Bazoum we never know kuko twese turavuga iyo possibility ni nto cyane ukurikije ibihari n'ibihase byabaye umunsi mu masaha 28 ibyabaye mu masaha 28 bishingiye ku bimaze iminsi ntabwo kugwa kw'imvura k'uyu munsi kuba gushingiye ku kantu gato kabaye cyo koza hari ibyo abahanga mu mibare ngira ngo ni teori ya developed n'umuhanga witwa Mark Lorenz yitwa butterfly effect akantu gato kabaye gashobora guhindura ibintu byinshi cyane ariko situation isanzwe hariya nibimaze igihe bihabera ntabwo iha amahirwe ikitwa kubi no kudeta ari y'Ubufaransa hano cyo nshaka gushimangira jewe gitandukanye n'ikirimo kuvuga cyane none se kiganira ariko kimeze gihe cyo nshaka gushimangira ni iki nuko niba hariho offensive y'Abarusiya bashyigikira abo bantu uko bagenda baremya ubwigenge muri ya bihugu yego abantu batekereze yuko bashobora contre offensive urumva yego y'ibihugu nyine bitishimiye ko rashirimo kugenda igeninga tere hariya na kudeta mu giswahili bavuga na bad niba bavuga bati nyine nka France dore complètement tumaze gutakaza Mali dutakaje Burkina Faso buryo cyangwa ubundi dumbuye ntati twumva sibyo ni kiyasi cyuko niba gutara affected nizo kudeta bibwira ko ziva ku Barusiya zishaka kugaruka ibyo twavuga dutangira ikiganiro bya bihugu binajyo bikabona uwo muturimo gukora nkuko byigize no kugerageza muri za 30 tukavuga ati twiye tuje gushinga ibintu dushyama n'ikiri rya rindi dukore contre offensive y'Abarusiya nibitagenda gutyo turisanga bigaruye West Africa yose na Afrika muri rusange no kuvuga ngo rero jewe ibyo uvuga ndakumva ariko nanjye position yanjye abantu bagerageze kuyumva yuko kudeta yose igiye kubana ko tuzavuga ngo n'Abarusiya arimo gushinga ibirindiro ahubwo n'Abafaransa bashaka kuvuga ati n'ubundi byose ntihahandi nitutanazikora Abarusiya barazikora dukore izindi nshyashya ntago babuza babumva kuko nibyo nakubwiye ngo muri new generation y'aba officier batoye ntago France buzemo amaboko nubwo wavuga uti ifite amahirwe make ya kuyurusiya kubera ko yo uyishaka kuyevariwa kuyinenga urabona ibyo ushingiraho kuva muri independence no muri colonisation aho rwose abafaransa bereye ikiri gutsindwa ariko nanone kuvuga ko batatrayinga ngo bashaka gufata mu biganza neza 100% Niger ntubishyire ku ruhande ngikibaye cyose tukitirira Uburusiya ko burimo gushaka kwirukana abafaransa cyangwa ari abene gihugu barimo gushaka kubona amaboko y'Abarusiya ahubwo na France yabishaka kugaruka ikaba ari comeback y'Abafaransa ibyo gende ko twebwe twabiha ngewe ntabwo nahakanye ko Ubufaransa bwabikora nabihaye amahirwe make cyane kubera ko ikintu cyonyine hariya ni naho twahereye ibintu twaganiriye by'ubutunzi tuvuga ko biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika birakize munsi y'ubutaka kandi Umufaransa n'Umunyamerika n'isi harusahuze bafite amazi bafite munsi y'ubutaka bafite n'amashyamba byose rero iyo mpamvu yo kuba ari n'isi harusahuze byatuma nawe yagira uburyo avuga ati bagiye kumarira umugati ndabaho gute ariko n'Abarusiya akaba atari amasiha gahoro Abarusiya bo bacuruza urupfu bo bakuzanira imbunda ukarasa bene wayo ukabishyura ariko ni ibintu noneho ubona ko nyine bishobora kuza gukora kope cyane muri ino nama ahubwo yiri kubera hari kuko Abanyafrika ababo mu burengerazuba bw'isi bigize abantu bafite impu Afrika ngo urumva ngo Uburusiya ngo buri kwimaninga no bushize ino Grand Deal ariko Uburusiya ubushize bufungura izasohotse baduhayeho nkeya zaje iwacu nyinshi zigiriye iwabo rero Umurusiya ashobora kuza gukoresha no mahirwe ahubwo kavuga ati bantu mwaje reka dutegereze twabonye ubushize muri 2019 ubwo bajyagayo ababwira ati reka nzamure ingano y'ishoramari nakoreraga muri Afrika nuko Covid yari bangamiye ariko yari yakubye inshuro hafi enye ishoramari bishobora kuza kuba kope nawe n'isi harusahuzi ariko itarizi gufata ku gakano iri kugenda yiga neza uko bandi bafata ku gakano reka rero tugane ko wundi ku musozo w'ikiganiro ndagira ngo turebe
ni nk'utuntu tubiri, ni ikintu kimwe ariko kirimo ibintu bibiri. Ku mboni zawe ubona abo banyafurika bakora n'amakudeta n'abatayakora n'iki byose, hakorwa iki kugira ngo Afurika nubona West ifite imbaraga muri iyo korudi urimo kuvuga irarame ku buryo irwana ku nyungu z'Amerika yo kurwana kuri ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi? Donc ni iki cyakora kugira ngo Afurika yigenge, n'ubundi isanzwe yigenga, ariko ndavuga ngo yikorera ibyayo itavuze ngo ndabanza kureba Washington, ndabanza kureba Moscow cyangwa ndabanza kureba Paris. Rero mu nyanja irimo imiraba stability va mu kugashya. Niyo mpamvu no kwigare kugira ngo utagukomeza kunyonga. Uko kurarama ibyo nakubwiye ngo ndorerwamo zari z'abafisi. Uko kurarama kwa kuracyagoye, uko kurarama kuracyagoye. Yagashite igihe cyose Afrika igikeneye konka ku ibere ry'umuntu utarayibyaye, kandi igiye gushaka amashereka mu ibere ry'umuntu wariye ibyo yayibye kugira ngo abone amashereka. Kugashya rero kurasaba iki? Kurasaba kuba ibirumira habiri. Birasaba kugabuza cyangwa kurya mu gasozi, ariko no mu rugo wahinze bizatuma ejo mu gasozi nibadakingura urya. Nubwo burya ariko bigakorwa systematically mu buryarya bwinshi, mu kubara inyungu no kwiyubaka gake gake. Noneho rimwe na rimwe hakazabaho hari ibyo bita economic miracles. Ibihugu bya Afurika bikajya kigira igihe gitungurana kubera ubushobozi cyahishe, nk'uko Uburusiya bwahishe imbaraga zabwo Burayi na OTAN. Yego, kikagera igihe kivumbuka abantu bakavuga ngo nibiki bibaye, cya gihugu twabonaga se nicyo gifite inganda z'amamodoka, nicyo kiri kwikorera intwaro kirimbuzi. Nk'ubu ngubu hari igitabo ndi buguhereze, ikibazo njya nciko buryo nkasanga ndi ku kigaruka wagira ngo nicyo cyonyine nasomye, kubera uburyo cyanditse ku ngingo nyinshi kitavuga ingingo imwe, cyanditswe n'umunyafurika wo muri Togo witwa Kotoni, kitwa Don't Be Stupid. Nigeze no gushaka kukivuga ari kuvuga ibintu by'abadiaspora, yavuze ibintu by'abadiaspora, ukuntu abadiaspora ari ibigoryi. Vuga ati horazo umuntu yakubaza ngo uri icyo ukamuga ngo mu diaspora n'ubwene gihugu ni kariti, ati naho muhera nuko nguko babigisha self hate nyine muri ya brainwashing y'abantu bahariye. Rero no muri icyo gitabo nibwo bwa mbere nagiye kubisoma, nyuma mbibonye muri icyo gitabo ndababara numva nanarira. Uburyo Afurika y'Epfo yari ifite intwaro kirimbuzi, yari zifite barazisenyesha. Aba baginga bagiye kuyihereza ibyo bayibeshe ngo n'ubwigenge barayizisenyesha. Nk'ubu uyu munsi nkagira gutya tukabyukisha tukabona ngo mu Rwanda rufite ibitwaro kirimbuzi 20 cyangwa 50, nkabona ngo na Uganda ifite ibindi 40, na Libya, no tugasanga mu isi hari nuclear warheads ngira ngo ibihumbi 6 nimba ntibeshye, birarenga 10 na bingahe kuko 15 ibihumbi 15 ni ibihumbi 15, ariko 90% y'izo ntwaro biri hagati ya Amerika n'Uburusiya, Amerika n'Uburusiya. Avuga abarusiya banza ari bo bafite nuclear warheads ibihumbi 6, ari nabo ba mbere. Icyo gihe tugatangira kujya muri iyo competition, wabona uburyo aba bantu batangira kutwubaha. Aho ngaho abo bantu ntibakongera, kuko ntiyakongera kuvuga ngo araza gukora kudeta, wajya umubwira utuzi ukuntu bimeze. Mfite intercontinental ballistic missile kuva hano igera iwanyu ni amasegonda 5, ndahita manura uriya munara w'ipari. Ntabwo umufaransa yazana akavuye azi ko yifite. Icyo gihe byaguhereza umwanya wo kwiyubakira n'ibyawe by'ubukungu bindi, kuko bagutinya. Urabona bizakunda nyine, ndega nakubajije mbwira ukuba byakunda. Wavuze hari birashoboka kubindyarya ukabana n'uyu ukabana n'uriya, ariko wiyubaka. Nemera ikintu cyitwa ibitambo by'abantu bitambira ibintu. Niba South Africa yararangaye ikajya kwiga kwisenyesha ibyo bitwara bya. Ariko umunsi hari amakuru avuga yuko Misiri ishobora kubizicariye mu ibanga rituje. Urumva ntabwo byakunda kubera ko Misiri ikimara kukicarira Israel bihita bihangana. Urumva ahubwo se uracyabona yo na Israel bagicokozanya. Ntabwo ariko buri gituma batagicokozanya, buri wese azukunda gatuza ke kangana. Ntabwo bishoboka. Wabona n'ukuri ahubwo Israel iryamiye ayo makuru, akaba ariyo mpamvu itagiteza kavuye hafi hari. Israel muri siribuka umwaka yasenye uruganda rwa Natanz rw'Abanya-Iran bashatse kubigerageza. Urumva nubundi bivugwa yuko Misiri zikesha Iran. Bivugwa yuko ari nose Belarus Lukashenko yarazifite, barazibahaye yazihawe na Putin na Iran. Uyu mugabo wavuyeho mu minsi yashize wagiraga amahane cyane. Uyu mugabo wavuze ati kuyobora ubutegetsi bishe, hari umujenerali wabo Amerika yishe bita ari barinde tubaza no Qasim Soleiman.
uwo mugabo aravuga ati shani nkaho banciye amaboko rwose baramwishe. uriya mugabo ngo niwe wagize gutya abwira abanyamisiri ati abo basenzi bari kuzana ibintu byo kuzanira muri le printemps arabe byo kugumura abantu bakegura ati mube mwakiriye ka mahungu hano batazajya bazana akavuyo. Rero nk'ibyo bintu tugize amahirwe tukabona ibihugu bya Afrika bifite ziriya ntwaro umuzungu atubeshya ngo ni intwaro kirimbuzi kandi wazita iz'ubwirinzi we, tukaba dufite ibihugu nka 20 bizicaranye kandi igihugu kizicaranye nimba ari u Rwanda ruzifite wavugisha nabi Uganda kikavuga ngo urakora kuri Uganda ndakumena. Twakiyubakira n'ibindi nk'abi bintu byo kuza bakaducukurana amabuye hano, inganda bakazijyana iwabo bagakora imodoka bagakora telefone bakongera kubitugurisha. Ukeka ko ari uko twebwe tutagira umuntu utekereza ngo izo nganda zibi wacu, ariko b'inganda baduha ni za assembling. Hazagira uza kumuganga agiye gukora telefone nk'iya iPhone ntigizwe nibuye riva iwacu. Ukira ahangaha noneho rero nagira ngo nkubaze tugana ku musozo w'ikiganiro, ubona hashobora kuzabaho nuclear deployment muri Afrika nk'uko iriya deployment ya Burusiya bakoze muri Belarus. Urabona noneho hari igisi izagera ku buryo nka Afrika y'Epfo cyangwa ikindi gihugu kivuga kiti ubu kuzicura bitwara imyaka myinshi ntibikiri ngombwa, noneho nuclear zikazajya mu mbunda zigurwa cyangwa zideployingwa muri ikindi gihugu cy'imbaraga ku buryo byatuma diplomasi nucleaire izamura imbaraga za Afrika. Bibaye ntabwo nizera ko ibi bihugu ubwabyo bizifite nubwo byabananiye kuzijera ariko bafitanye amasezerano yo kujera izo ntwaro. Kandi n'abantu ubona buri gihe iyo batangiye kugira ubwoba bwaho zishobora gukoreshwa ikintu cyose kivutse, nk'ubageze igihe inama y'umutekano ya Loni iterana ngo bige ku hazaza h'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence. No mu masezerano yabo harimo kubuzanya kongera kuzihitatanya kuzihereza abantu. None ko baziha Lukashenko hari umurusiya ni nko kwitabara hariya birakomeye, ni nkaho navuga ngo ni nko kubabwira ati ahangaha ninjye uzishyizeyo ntabwo ari mwe muzishyizeyo nazikoresha. Kuko urebye umurusiya yazishyize hariya kugira ngo Lukashenko wabonaga yuko hari uburyo Polonye imwendereza, kandi Lukashenko nawe akaba ari mu majyaruguru. Ubona ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine n'uburasirazuba n'amajyepfo ariko byanze kwita bitusha neza cyane amajyaruguru. Nuko bazi neza ko bahafite inzira igihe cyose bashaka gukora front hariya ni kwa Lukashenko byakoroha. Ni nko kurinda Lukashenko ziriya ntwaro. Niyo mpamvu nkubwira ngo abazungu ntabwo ari intwaro kirimbuzi nyine zarimbura mu buryo bw'ubushobozi zifite n'intwaro of mass destruction, ibyo byo nukuri, ariko ntabwo bazitunga nk'intwaro zo kurimbura, bazitunga nk'ibikangisho. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo abantu bashyira ingufu nyinshi mu kurwanya iterabwoba bakoresha ingufu nyinshi z'iterabwoba. Nicyo kintu baba bakora. No kuvuga ngo Afrika bazaziyiha shabiri kuri, ariko batubereye imfura bakaziduha. Icyo nakongeraho cyo nuko gusa hari cyo bita State Union, ni uburyo ni stati y'imibanire y'Uburusiya na Belarus iranazwe ku isi, bikorera hamwe nk'igihugu kimwe. Ni mpamvu wanabonye muri afente yabo ngo yaba Wagners Putin yavuze ati bino birara bijye gukorera ikosi muri Belarus bisubiza ubwenge ku gihe nubwo ari agakino wabanya binafashe Belarus mu myitozo ya gisirikare no kurinda nyine ko Polonye yabavogera. Nkabambana rero rwose kuba dukurikiye turimo gusoza Yves Nkuye ubwo tuzana muri commentaire aremeza yuko we n'uwamutiza kirimbuzi yazikopesha akazaba yishyura ku myenda ugana bikopesha ibigori bakikopesha imbunda. Kirimbuzi nkaba nzifite nk'icumi ko numva se nawe umeze nk'intuze nk'umunyagitugu w'Abarusiya n'iki byose. Ntabwo nose kuba bazifite bazikoresheje kangahe. Iyi Amerika yirirwa yamagana bazifite niyo yazikoresheje, nta wundi urazikoresha muri bo. N'ubu niri guhereza Ukraine cluster munitions. Cluster munitions ni intwaro mbi kuko mu mategeko y'urugamba ntabwo ujya kurasa umusivili ufite icyo gutwaye, ariko ya cluster iragenda igaturika ibifite amankere agenda agashwanyukira mu bandi bantu ugasanga komerekeje ari no kwica abantu batakabaye bapfa. Abo banyamerika nakubwiye ngo kireba n'abandi bari kwa kirasobonye kigashwanyagurika cyangwa bikazaturuka nyuma. Yego hari n'izigongo nititurika ikazabiturika nyuma ugasanga izanaturika nyuma impamvu yarasiwe. Uwo munyamerika ubeshya isi nguri kurwanya iterabwoba ntabwo umva ko ari ryo uri gukoresha uburenganzira bwa muntu ngo n'iki byose. Oye biriya no kubeshya abantu ariko uzifite ntabwo Amerika yazana kariya kavuye. None se Korea ko bagenda hariya bakayivuga ubusa ya ruguru, igihugu kibufunze ni gereza yo ku isi. Nabo bafite Guantanamo bafite gereza nabo ko batarayikoraho. Hanyuma rero ukavuga uti ubuse noneho kuri izi wave za ntuze za kuri uyu muzi wa za kudeta mu by'ukuri reka dusoze cyane tubaza tuti Yves
uri umukudeta cyangwa uri umuntu ubogamiye ku bari ku butegetsi batowe n'abaturage? Oya, njye ntabwo njya nshyigikira kudeta kubera ni ukuri ntabwo nkubeshya. Nakifuje ko ahubwo buriya wenda kubera ko turi gusoza ikiganiro twazabiganira ikindi gihe. Nta kibazo. Ariko ndi umuntu ku bwanjye ahubwo aho kugira ngo habeho kudeta twavuga duti n'ubundi twamaze kujya mu buryo bwa repubulika bwabo butari busanzwe ari ubwacu, ariko tukagabanya ingufu dushyira mu matora, sibyo? Tukagabanya ingufu dushyira mu matora, tukongera n'ingufu zirinda ubutegetsi. Ibyo bintu byaba ari ibintu byiza cyane. Ariko igituma ntashyigikira kudeta ni kimwe nakubwiye. Iyo ukoze kudeta uburemye abanzi bikubye inshuro nyinshi cyane, bituma hari izindi ngufu zakabaye zubaka igihugu zijya gukoreshwa nk'ingufu z'umurengera zo kurinda ubutegetsi bwawe, zijya no gutuma havuka abantu benshi nabo barakajwe no guhirika ubutegetsi bwawe. Ibyo bintu rero nkabibona nk'ikintu kibi. Rimwe na rimwe usanga abantu bakoze kudeta aho kujya kugira ubutegetsi buri accountable, usanga abantu bamufashije muri kudeta afite uburyo bwo kujya kubarinda, ugasanga bagiye kwikoreramo n'ibiganza byabo mu mafunguro y'igihugu, kandi nta kintu aza gukora, nibo bamugejeje ku butegetsi. Buriya bajya bakubwira ngo know your boss and know who is your boss's boss. Buri umuntu wakoze kudeta rimwe na rimwe abayimufashije baba bari mu babosi be, hakiyongeraho ba bosi bampatse ibihugu, ugasanga bibaye ibibazo. Niyo mpamvu ntabwo nakifuza kudeta, ariko sometimes kudeta yabaye nyine twasesenguraga ibyatumye iba, ariko hari n'igihe nanone usanga ariyo mahitamo ya nyuma, nubwo ntavuga ngo ikwiriye kuba amahitamo ya mbere. Rero nko kumbaza ngo hariya kuri kudeta ngo nshyigikiye abayikoze cyangwa ubutegetsi bwariho, ngewe nshyigikiye souverinite ya Nigeria. Uwayiza n'uwo ari we wese ikora mu nyungu z'abanyanigeri, ibindi bikaba byaza nyuma. Nibyo rero nuko nguko akaryoshye nega baramwita Yves. Amantekereza yuko n'ubundi n'abadukurikira bafite uko bazabitubwira muri commentaire bazaduhereza. Nanjye nkawe uwazana umutekano wese mu gihugu yazahiritse ubutegetsi, cyane ko atatanakisha wa perezida, nicyo kintu kitari cyiza. Nizo kudeta nziza zigezweho. Urumva urakaba yavuga ko uwaza wese azategeka abanyanigeri neza, abazana iterambere kandi abazanira impinduka, kuko ariko impinduka nk'uko tubivuze mu kiganiro zitariza kuvuga ngo wimuye ikigo cy'abafaransa Niamey uzanye bitatu by'abarusiya, ahubwo batangire bihingemo iki. Kandi umujinya cyo nakwita umujinya w'ibyo babonye mu myaka 70 ishize, bavuga twavuye mu bukoloni busimburwa n'ibi ntituragira ifaranga, ntituragira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, bakeneye gushyira amafaranga yabo. Rwose uzaza wese agategeka Afurika, yaba umunyafurika yaba indi, azaza yitegeka yiha umutekano kandi wa nyawo, kugira ngo abanyafurika babone akoyoko ko kugira. Ibyo nibyo ngeno mva nashyigikira cyane, ko nko muri West Africa niba CEDEAO ifite ibihugu bigeze nko ku 8, ikabivuga iti ukoze kuteta tumuha ibihano mu minsi mikeya, abaperezida batowe muri CEDEAO bagiye kuba bari bo bakeya kurusha muri ECOWAS, kandi ni ECOWAS n'ubundi kurusha abakoze iyo kudeta. Reka turebe ikintu kizakurikiraho rero, wenda hari nta wamenya imbuto y'umugisha iva ku giti cy'umuroho. Hari n'igihe ubona biriya bihugu bizagira amahirwe n'itekane biturutse ko urwo rubyiruko rwabo barimo gukora ayo makudeta, nubwo ntawe yahamagaye, ariko niba ari byo bikwiye byabanzirizaho inzira za demokarasi nyayo, ibyo nabyo let it be, ntacyo twabikoraho. So reka rero ngushimire Yves, tunashimira abakurikira Primo Media Rwanda aho muri hose. Tubizeze yuko rundi biganiro biva kuri politiki n'ubundi tuzajya tubigarukaho, kandi tuzakomeza kuba hafi maso tureba uko bizagenda hariya. Reka turebe muri Nigeria uko bimeze. Twabonye ko byagenze muri Mali kandi biri sawa, tubona ko Dumbuya ameze neza, tubona ko bose rwo bavumiraga ku gahera bavuga bati reka. Twabonye na Assimi Goïta yagiye mu Burusiya muri full combat n'imbunda, cyane byo kuzibaka iyo mikino yaba byatekasha. Ntabwo mubonye ko umuhungu yatambutse niyambariye full combat. Ariko na Museveni yajyanye n'umuhungu. Yajyanye n'umuhungu, ngicyo nakunze umuhungu Goïta ibintu byo kubabeshya ati nabaye president by'igisirikare, nabaye mbiretse hanze ibyo binyoma. Agenda yambaye igisirikare, afite n'agapistoli ku ruhande. Yari yacuze ntiyacuzwe n'abarusiya so yariguze. Ibyo bose reka nkubwire, tuzabisura mu kindi kiganiro kizaza. Marisha wakoze ntashira. Reka mushimire kwitabira kino kiganiro. Imyaka myinshi duhuriye imbere ya kamera. Turi imbere ya kamera. Reka rero ngushimire ku mwanya wahaye Primo Media Rwanda. Dushimire namwe mukomeje kudukurikiraho muhereye hose. Mukomeze gukora subscribe, like, share na commentaire. N'ubundi biganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.
iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare